Reka dukomeze kubifuriza ibihe byiza twizera ko mukomeje kunogerwa n'ibiganiro igicumbi cy'amakuru kidahwema kubagezaho uko bwije n'uko bukeye nizera ko mukomeje kugubwa neza abadukurikira bari mu mpande zigiye zitandukanye abadukurikira bari mu majyaruguru amajyepfo y'iburasirazuba y'iburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse na bamwe mwese mudahwema kudukurikira muri mu bigo bigiye bitandukanye tubabwira ngo amahoro y'Imana akomeza bane namwe kandi dukomeza kubashimira umuhati mudahwema kutugaragariza ko mudukurikiye uko bwije n'uko bukeye. Amakuru tubafite muri aya masaha makuru agezweho, amakuru arimo agenda avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye ariko agezwe hano mu gicumbi cy'amakuru, naho Dr Rutunga Vena yandikiye perezida w'urukiko rw'ikirenga ko yarenganye. Ni byinshi tugiye kumva muri aya makuru ku buryo burambuye, tugiye kumenya ibirimo bigenda bivugwa kuri aya makuru y'uyu Dr Rutunga Vena yabarandikiye perezida w'urukiko rw'ikirenga ko yaba yararenganye. Tugiye kumenya ibirimo bigenda bivugwa muri aya makuru, mugiye kugezwa nanjye niyo gushimwa Emeline, ariko ntabwo ndaba ndi njyenyine nafatanyije na bagenzi banjye batumaye amakuru abageraho 5 kuri 5, nkomeza kubashimira umuhati bakomeza kutugaragariza badufasha kugira ngo amakuru abageraho uko bwije n'uko bukeye, mumenye byinshi cyane birimo bigenda bivugwa. Nkomeza kandi kwifuriza umunsi mwiza. Nyuma y'umunsi ni ku munsi wo kwa kane tariki 27 ukwezi kwa 8 umwaka 2026, ni ukwezi kurimo gusatira kurangira. Nizera ko ukwezi mwari mwaragutangiranyemo imihigo ikomeye cyane, nizera ko mugiye kugusoza imihigo yanyu mwarayigezeho, mwarageze ku byo mwari mwifuje, nubwo akenshi na kenshi ibyo tuba twateguye gukora tutajya tubigeraho 100%, ariko ndizera ko hari aho mugejeje, hari icyo mwari mwarakoze. No mukundi kwezi tugiye gutangira muzakomeza mugakomerezaho ku byo mwari muri gukora kandi mukabasha kuzabigeraho. Icyangombwa nuko udacika intege, icyangombwa nuko ukomeza ukagira imbaraga ukumva ko ibyo uri mugomba kubikora kandi ukabasha kugera ku cyo wifuje. Hanyuma nkomeza kwifuriza akazi keza abantu bari mu mirimo igiye itandukanye, abantu barimo kwikorera, abantu bari mu kazi ka leta, mbabwira ngo mukomeze mugire akazi keza. N'abantu barimo guhinga rwose, akavura karimo kagenda kagwa mu bice bigiye bitandukanye, ni igihe cy'ihinga, ni igihe cyo kugira ngo abantu bagende baratera imbuto zigiye zitandukanye. Tubabwira ngo rwose mukomeze mugire akazi keza kandi mukomeze mugire imbaraga igihe cyaje cy'ihinga rwose kugira ngo ibintu bizagende neza. Nkomeza kandi kubabwira ngo mukomeze mudukurikire kuri YouTube channel yacu, hari Gicumbi News Online TV ndetse no kuri @Gicumbi_News_rawa, hanyuma no ku zindi platform zose turiyo rwose, yaba kuri Instagram, kuri Facebook ndetse na X n'izindi platform zose hose wadusangayo. Icyangombwa nuko rwose udufollowinga ukajya ubona amakuru menshi cyane arimo agenda avugwa hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, mu myidagaduro, muri politike ndetse na sport, ukamenya byinshi cyane birimo bigenda bivugwa. Icyangombwa nuko rwose ukanda subscribe ukajya uhora ubona amakuru arimo agenda atambuka uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma bifuza kwamamaza ibikorwa byanyu, bifuza kwamamaza ibicuruzwa byanyu, abantu muhora mushakisha aho mwakamamariza ibikorwa byanyu rwose, gahunda ni yindi rwose nuko mwagana Gicumbi News Group Media Limited, niho hantu nabarangira kuko barabamamariza ibikorwa byanyu rwose bikagera kure cyane, ibicuruzwa byanyu bigakwirakwira hirya no hino. Nabahanga mu kwamamaza ubundi mukabasha gucuruza ibicuruzwa byanyu. Tunyarutse n'amakuru akomeje kuvugwa, amakuru akomeje gutambuka mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ayo turimo gukesha igihe, naho Dr Rutunga Vena wahoze ari umuyobozi mu kigo cya Isari Rubona wakatiwe igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, aho yaje kwandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko yarenganye. Mu mwaka wa 2021 nibwo Dr Rutunga Vena yoherejwe mu Rwanda avuye mu Buholandi akekwaho ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Yaburaniye kandi mu rukiko rukuru urugereko rwa Nyanza muri Nzeri 2024, aho yaje gukatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kuba ikiso muri jenoside yakorewe abatutsi. Urukiko kandi rwamuhamije icyaha rushingiye ko Dr Rutunga we ubwe yiyemerera ko yagiye kuzana abajandarume kuri prefecture ya Butare nyuma bakica abatutsi bari bahungiye mu kigo cya Isari Rubona yarakuriye. Dr Rutunga we yireguye avuga ko gutwara abo bajandarume byaremejwe n'inama yari yahuje abakozi bo muri Isari Rubona ngo bacungire umutekano, bityo ibyo abajandarume bakoze nyuma adakwiye kubiryozwa.
Ubushinjacyaha kandi bwamusabiraga igihano cy'igifungo cya burundu naho Dr Rutunga we yasabaga kugirwa umwere. Urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'iby'abambukiranya imbibi rufite icyicaro i Nyanza rwavuze ko Dr Rutunga yagombaga guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu ariko kuba yarorohereje urukiko kuva urubanza rwatangira kuburanishwa byatumye rukigabanya kikaba imyaka 20. Dr kandi Rutunga Venant ntiyanyuzwe n'iki cyemezo ahubwo yahise akijurira mu rukiko rw'ubujurire i Kigali. Ubushinjacyaha nabwo ntibwanyuzwe n'igihano Dr Rutunga Venant yahawe nabwo burajurira. Urukiko rw'ubujurire i Kigali rwagumishijeho igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Amakuru igihe yamenye nuko Dr Rutunga Venant atanyuzwe yandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko yarenganye. Perezida w'urukiko rw'ikirenga afite ububasha kandi bwo kohereza Dr Rutunga Venant mu rukiko rw'ikirenga cyangwa akaba atanabikora bitewe n'uko yaba abonye nta karengane karimo, akamenyesha abamwandikiye ko abona nta karengane karimo. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 na mbere yayo, Dr Rutunga yari umuyobozi mu kigo cya Isari Rubona cyari giherereye mu karere ka Huye. Dr Rutunga w'imyaka 79 avuka mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru, akaba afungiye mu igororero rya Nyanza riri ahazwi nka Mpanga. Ngayo nguko nuko byifashe muri aya makuru turimo gukesha igihe, aho uyu Dr Rutunga Venant urimo kuba yaragaragaye ko yandikiye perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko yaba yararenganye. Ubwo iyi baruwa yayandikiye uyu perezida w'urukiko rw'ikirenga ibizava muri ibyo mu byo bizaba byasubijwe n'uyu perezida w'urukiko rw'ikirenga nabyo tuzagenda tubibagezaho tumenye uko bihagaze, tumenye koko niba igihano cyamuhamye niba aricyo kizakomeza cyangwa se niba bizagaragara kuko ari umwere, nabyo tuzagenda turabyumva. Amakuru arimo agenda avugwa agenda atambuka mu binyamakuru bigiye bitandukanye, nicyo igicumbi cy'amakuru tuba tubereho kugira ngo tumenye byinshi cyane, tumenye ibyabaye n'ibyo tubona ko bitari byahabwa umurongo, tukamenya uko bizagenda biragenda, nabyo tukagenda turabibagezaho uko bwije n'uko bukeye. Icyo nkubwira ni uko ukomeza kutugumishaho ijisho rwose ukanda subscribe, ubundi ukajya uhora ubona rwose byinshi biba birimo bigenda bivugwa, ibyo waba utarabonye ndetse n'ibyo ushaka kumenya biri imbere byose ukagenda urabimenya, uko ukagenda wumva amakuru arimo agenda avugwa hirya no hino, mbese ukamenya igihugu kigeze ndetse no hanze y'u Rwanda mu isi yose ukamenya uko bigenda bimeze, haba mu bigiye bitandukanye. Hari abantu bakunda amakuru ya siporo rwose ukamenya muri siporo uko bihagaze, mu myidagaduro ukamenya rwose abasitari uko bahagaze rwose, yaba abo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ukamenya byinshi cyane birimo bigenda bivugwa, muri politike no mu yandi makuru menshi cyane ukamenya biba birimo bigenda bivugwa uko bihagaze rwose. Nicyo tuba tubereho kugira ngo umenye byinshi cyane birimo bigenda bivugwa. Ku zindi platform zose turiyo rwose naho mujye munyarukirayo, nk'aba bari kuri Instagram, kuri Facebook n'izindi platform zose aho turiyo kugira ngo umenye byinshi cyane birimo bigenda bivugwa. Icyo ngusaba ni uko ugomba gukanda subscribe rwose ukajya uhora ubona byinshi cyane birimo bigenda bivugwa, ubundi mukanatubwira uko bimeze na commentaire zanyu zirakenewe kugira ngo tumenye se byifashe bite, muri kubyumva muti amakuru murimo muyumva yifashe gute, ubundi tukamenya uko bihagaze rwose. Nicyo tubiriho kugira ngo namwe mumenye byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru yacu nanga tuyasubikiye rwose, ngiye mwumvaga ari minini yo gushimwa, nari mfatanyije na bagenzi banjye batuma aya makuru abageraho 5 kuri 5, ariko amakuru agenda avugwa hirya no hino rwose muragenda muyagezwaho mu masaha ari imbere, muyagezwaho n'abagenzi banjye. Icyo nkusaba ni uko ukomezwa kuri Gicumbi News Online TV ndetse no ku zindi platform zose, aho hose ukagenda udukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Nkomeza kandi kubashimira abantu badukurikiye kuri YouTube channel yacu barenga 15 rwose, nkomeza kubashimira ubwitange bwanyu rwose, nkomeza no gukangurira n'abandi kugira ngo mukomeze mudukurikire uko bwije n'uko bukeye, mumenye byinshi cyane birimo bigenda bivugwa. Amakuru yacu nakagaruka, amahoro y'Imana akomeza abandi namwe, kandi nkomeza kwifuriza umunsi mwiza n'akazi keza, babwira ngo Imana y'amahoro ikomeze ibagende imbere.